amahoro yawe ameze nk'imigezi, binyibutsa kuri umubyeyi wanjye, kuko ngufite ntacyo nzatinya, uri inshuti idasanzwe, oh, ni wowe nsigamyeho, uri inshuti idasanzwe, yego mwami, ni wowe nsigamyeho. Nitwa Dina Feva Kayitesi, ndi umuramyi muri Women Foundation Ministries na Noble Family Church, nkorera mu itsinda rya Precious Stone. Mudusanze hano mu myiteguro ya 7 days of worship, ni igiterane ngarukamwaka tugira kibera muri Women Foundation Ministries, kiba buri mwaka. So uyu mwaka rero wa 2019 kizaba nabwo ni kunshuro yacyo ya 9 nibwo kizaba. Tuzaturi kumwe n'abakozi b'Imana benshi, turi kumwe n'umukozi w'Imana uturuka muri Congo, Prophet Ken Muyaya, na Mark uturuka i Burundi, na Edimo Kivuye nawe uturuka i Burundi. Tuzaba turi kumwe nabo. Hanyuma mu bijyanye n'abaramyi, tuzaba turi kumwe n'abaramyi benshi binahangaha bo dukunda gukorana cyane, nabo bazaba bahari bose. Amen. Nanjye nitwa Manirambona Kevin, mbarizwa mu itorero Noble Family Church na Women Foundation Ministries, mu itsinda rya Precious Stone ni worship team, kandi ndabijije yuko Imana irimo kudutegura ibintu bidasanzwe, ibihe bidasanzwe. Turabatumye mwese, nkuko mwene data bivuze, tuzadufite abashitsi bavuye mu bihugu bitandukanye ndetse n'aba hano mu gihugu, tuzadufatikanyije nabo. Imana ibahezagire. Tuzakumwe n'abaramyi batandukanye muzi basizwe amavuta, tuzakumwe n'abakozi b'Imana babashumba. Imana ibahezagire. Mu baramyi tuzaturi kumwe, tuzaturi n'umuramyi muzi neza yitwa Papi Clever. Tukaba turi kumwe kandi na Baby Moses. Tukaba turi kumwe kandi na Rachel, na Deborah, Christian Masoro, na Ivans Intore, ndetse n'abandi. So 7 days ni giteranye nkuko mubyumva, kivugwa mu kirimi cy'amahanga. 7 days of worship ni iminsi 7 yo kuramya. Turahungukiraho mu buryo bwo kumenya, bwo gutahukirwa cyane ibijyanye n'ibango ryo kuramya Imana. Ni igikorwa kidasanzwe nkuko mubizi, ni igikorwa kizaba kituragishinga mu ijuru, nicyo tuzaba turimo gukora. So ni igikorwa Imana ishira nka priorite. Ni kuvuga ni hano uko tubikora hano, Imana irishima kandi irafadikanya natwe mu ijuru, ikahimbagwa n'amashimwe y'abera bayo. Donc jewe nugutse cyane, nagenda kura muri uwo mutima wo kwiramya mu mwuka no mu kuri, kandi nagenda tahukirwa byinshi mu byo ntarinzi. Nagiye ngira icyerekezo kizima, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo muzamenye ukuri kandi ukuri kuzabatura. Nagiye menya ukuri mu bijyanye n'iribango ryo kuramya no guhimbaza Imana. Tukaba dufite insanganyamatsiko y'uno mwaka, ikaba ari Ebeneza. Tuyisanga muri Samuel wa mbere 7:12. Ivuga ngo kugeza n'ubu Imana iradutabaye. Muri izo nshuro 9 nibaza ko ikintu cya mbere twungutse navuga hafi ya twese ni ubusabane bwo kuramya Imana hagati yacu n'Imana. Ntabwo tubikora gusa muri 7 days ngo wumve ko ari bwo bikiza, nibwo wumva ufite inyota yo kuramya Imana, ahubwo hari usabane bidusigira ku buryo n'indi minsi isigaye cyangwa se andi mezi asigaye y'umwaka biguhereza imbaraga zo gukomeza kuba muri ubwo bwiza bwo kuramya Imana udacogora. Icyo nasaba umuntu
n'umuntu wese ubishatse, ntabwo bisaba imyaka cyangwa se uko uhagaze, bisaba umutima ukunze n'ukuza kuramya Imana hamwe natwe. Bizabera kuri Women Foundation Ministries kuva saa 11 kugeza saa 3 za nijoro. Guhera ku cyumweru, ni icyumweru cyose, ubwo no kuvuga no kuva ku cyumweru itariki 9 kugeza ku itariki 15 kwa gatandatu nibwo tuzasoza. Muri iyo minsi yose kuva saa 11 amarembo abakinguye, umuntu wese araza akinjira akitabira no kuramya Imana twese. Ntacyo bisaba, ntago twishuza, n'ubuntu. Namashuru niyakwirwamo icuri kuko manuri inkuru nibaza ko nkuzi nkasanga urengeye ibyo nibwira kuko